Igitondo cyiza, umunsi mwiza, mwebwe mwarangije kugera mu kazi, abageze ku murimo kabisa reka mbabwire ngo mukorane ibakwe, naho n'abatagafite ati Imana ifite ibindi bateganyirije kabisa, abari bwota amasimbi rero namwe mbahaye ikaze, ni kuri New Lines Rwanda, ni Emmanuel nk'ibisanzwe, muba muri kumwe mu makuru y'abahanzi agezweho. Rero inkuru noneho tugiye kurebera hamwe muri iki gitondo cya tariki 31 z'ukwezi n'ukwa cumi mu mwaka wa 2024, n'umuhanzi Nessa kabisa ujya wandika indirimbo zigacanga abantu benshi, amagambo arimo akaba bakabura icyo bayavugaho. Aje rero yiregura ati niyemeje kwihana, cyangwa se kwihana. Nessa yakomoje ku myandikire y'indirimbo ze idakunzwe kuvugwaho rumwe na benshi. Umuhanzi Nessa yagaragaje ko imyandikire y'indirimbo ze idakunze kuvugwaho rumwe bitewe n'amagambo akunze gukoresha bamwe bita ibishegu. Ati rero yayitangiye ari icyemezo yafashe cyo kwihana, ati cyo kwihara. Uyu mukobwa uri mu baraperi bakeya bakora indirimbo ukumva amagambo agize araremereye cyane, kuko usanga harimo n'ayo benshi bita ibishegu. Ahamya ko rero we ari icyemezo yafashe abizi ndetse abigambiriye. Ati gukora indirimbo zirimo ibishegu ni icyemezo nafashe kandi nabikoze mbigambiriye. Ati nge abantu bambona nk'umuntu mubi kuko natinyutse ibyo abandi batinye. Nagize kwihara mfata icyemezo gikomeye, ntangira kuririmba amagambo abandi batatinyuka kuririmba. Ati hari ukuntu ugera ahantu ukavuga uti ariko se ubundi nge ni gute nkora ibintu byanjye navunikiye. Nguko rero uko nafashe icyemezo cyo kwihara. Ati rero Nessa avuga ko kuririmba amagambo akomeye ari icyemezo yafashe kugira ngo agire umwihariko mu buhanzi bwe, bityo ko iyo atagifata byari kugorana ko benshi bamumenya. Ati rero kugira amenyekane, urumva inzira yakoresheje niyo ngiyo yo kuririmba ibishegu bitandukanye n'iby'abandi. Ku rundi ruhande rero Nessa ahamya ko nubwo ibyo aririmba atari benshi babikora, ariko avuga ko bikunze kubaho mu muryango nyarwanda. Beatkiller usanzwe afatanya na Nessa mu buzima bw'umuhanzi bwa buri munsi, we yavuze ko kuririmba aya magambo byatangiye bacyocyorana n'abahanzi bagenzi babo, icyakora bo bakoresha amagambo akomeye birangira abantu babikunze gutyo. Ati byatangiye ari kwa kundi umuntu agukorongoshora nawe ukamukorongoshora, icyakora kuko atari ubutumwa wamuha ukavuga uti uwabinyuza mu gihangano. Umva iyo nzira yabinyujijemo kugira ngo abashe gutambutsa ubwo butumwa bwo gukorongoshora. Ijambo rikomeye cyane gukorongoshora rero, ni ugukora mu mutwe umuntu. Beatkiller rero ahamya ko byatangiye abantu batabyakira neza, icyakora ahamya ko uko bagenda bakora ibihangano byinshi, abantu bagenda babona ko ari ibintu biba mu buzima bwa buri munsi, bagahitamo kubyakira ndetse bakabikunda. Ati byatangiye ari ibintu abantu
batumva neza ariko bigeze aho umuntu yumva indirimbo kuva itangiye kugeza irangiye agasanga abibamo. Uwo rero ni Beatkiller. Beatkiller ari nawe producer, akaba afatanya n'umuhanzi Nessa mu kuririmba indirimbo nyinshi cyane bagiye bahuriramo. Uyu ni umuraperi w'umukobwa watinyutse kabisa akaririmba ibishegu, ibishegu kabisa bitamenyerewe ku bakobwa no muri muzika nyarwanda, aho iyo waririmbye igishegu kabisa bakugendaho bikaba biri danje, dore ko benshi babifata nk'ubuhararumbu. Ni umuhanzi Nessa rero twariho, twongere tugarukane mu bindi biganiro. Wowe kora subscribe niba utarayikora, amakuru ashyushye kandi agezweho azajya kugeraho ku isaha n'umunota. Ciao ciao, njye ndi Emmanuel, iyi ni New Line Rwanda, Imana ibane namwe.